Nongeye kuba ikaze kuri Byikorere TV. Turabashimira ko mwakoze subscribe. Nawe niba utarakora subscribe ari ubwa mbere ugeze hano, wakanda subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana muri video zacu za buri munsi. Uyu munsi rero ngiye kubabwira uburyo wakora website. Ni part 1 iyi ngiyi, tugenda tubyiga muri part zigiye zitandukanye. Ariko icyo nagushishikariza ni ukuzareba videos tuzakora zijyanye no gukora website, umenye ukuntu wakora website. Iyi purpose yacu ni from zero to hero, kuba nta kintu uzi ukabasha kurangiza rino somo cyangwa ukabasha kurangiza aya masomo twateguye hari icyuzi. Ni ukuvuga ngo iyi program irareba abantu batazi programming, kuba utazi gukodinga, utazi programming, utazi niyo biva niyo bijya, ariko wifuza kuba wamenya gukora website. Ahangaha ni umwanya wawe. N'abandi bantu bazi programming ni byiza cyane kuba uzi uburyo bwinshi bwo gukora ibintu byoroshye kandi mu gihe gitoya. Rero uyu mwanya ngiye kubereka ukuntu ushobora kuba wakora website mu buryo bworoshye. Iyi ni part 1 nko nayikubwiye. Tugiye gutangira introduction. Iyi course tuzibanda kuri Wordpress. Wordpress niyo tuzakoresha. Wordpress ni CMS cyangwa se Content Management System. Ni software idufasha ku managinga content zacu cyangwa se kubaka website nkuko nari maze kubivuga. Kubaka website muri Wordpress na website utakubakamo. Wakoramo e-commerce, wakoramo website y'ikigo cy'ishuri, wakoramo website ya NGO, wakoramo ikinyamakuru, wakoramo ibintu bigiye bitandukanye. Hari ingero nyinshi z'ama website ku isi, ibigo bikomeye ndetse n'ibinyamakuru biri popular cyane bikoresha Wordpress, yaba hanze n'aha mu Rwanda, kandi bivugwa ko 65% 46% by'ama website yubatse ku isi yubatse muri Wordpress. Nago wabyizera ariko niko biri, kuko Wordpress ifite uburyo bwinshi kandi ifite uburyo bwiza bwo ku managing cyangwa se gukora management ya content yawe mu buryo bworoshye kandi mu buryo bworoshye. Ni website ushobora kubaka kuva mu gitondo kugera nimugoroba ukabura irangije mu munsi umwe, ariko muri coding nago bishoboka. Nago bishoboka. Rero hari ama website agiye atandukanye nk'iyo bita The New York Times cyangwa se bita The Tech Crash. Ibyo ni ibigo bikomeye nka BBC America, nayo ni ikoresha Wordpress. Iyo bita Sony Music ni ikigo gikomeye cyane ku isi gikoresha Wordpress. The White House bakoresha nabo Wordpress, ndetse na Mercedes Benz nabo bakoresha Wordpress. Na hano mu Rwanda hari ibigo byinshi nk'ibinyamakuru cyane cyane nk'icyo bita Umuseke nacyo gikoresha Wordpress. Uzabisure muzabirebe, byose ni ibintu bikoresha Wordpress. Wordpress ifite umumaro mwinshi. Icyambere, Wordpress igira icyo bita responsiveness, iroroshye. Responsiveness yayo ni sawa cyane, ni sawa. Urabona website bakozwe muri Wordpress, iyi niyo tuzayikora. Urabona iyi ngiyi ikoze muri Wordpress, ifite responsiveness. Iyo tuvuze responsiveness no ngo ukanda ahangaha tugakora inspect tukareba responsiveness ya web yacu. Urabona ko ahangaha ifite responsiveness imeze neza cyane. Urabona ko website yacu iraresponda muri telefone, ndetse ushobora no kureba muri tablet ukareba se izaba yitwara gute muri tablet. Hano yanga ni nko muri mini, ariko urabona ko nayo igaragara neza. iPad hanyuma katurebe nka tablet anga ndabona na irimo na telefone. Okay, nta kibazo. Ahangaha urabona ko byibuze uburyo yitwara bigaragaza ko burya responsiveness muri telefone iri gukunda gutya neza, bivuze ngo n'ahandi yabasha kuresista kandi kagaragara neza. Urabona ko rwose iragaragara neza rwose. Ahangaha ni muri tablet nk'uko muri kubibona. Dushobora no guhitamo muri telefone tukareba nk'uko nabimaze kubibona. Ahangaha muri telefone noneho no muri telefone urabona kuntu naho igaragara neza. Urabona ngo Wordpress irarespondinga neza, nago igorana. Ikindi, Wordpress yoroshya ubuzima nyine, ntago igora kuyubaka, ntago ifata igihe kinini, ntago isaba amakode menshi. Ni ibintu biba byoroshye ukora mu buryo bukoroheye. Rero iyi niyo Wordpress tugiye kuzakora muri rino somo. Uzabane natwe tuzarangiza dukora website imeze gutya. Uzamenya ukuntu ushobora kubaka website imeze gutya kandi wowe bitakuvunnye, ari ibintu byoroshye utavunitse. Rero nababwira ati tubahaye ikaze muri iri somo. Ntabwo navugamo ibintu byinshi muri introduction nyine,
ariko WordPress ifite umumaro mwinshi nko kubaka website mu gihe gito, ko nari mbivuze, ifite responsiveness, igira high security, ifite ukuntu igira security, nta kintu utakoramo, mbese kumanaginga content yawe ni ya mbere, kuko igufasha kumanaginga content yawe, ukamenya bayisuye, ukamenya comment yatewe, ukamenya buri kimwe cyose kuri system yawe kirimo kiragiye, uko kirimo kiragenda gikorwa. Hanyuma ntago nababwira ibintu byinshi, nubwo navuga ibintu byinshi, ahubwo mbahaye ikaze tugiye gutangirana no kureba ukuntu twakora setup, ukuntu twestara WordPress, n'ibiki bisabwa, ibintu bisabwa tugiye kubireba mu kanya. Cyambere harimo WordPress setup dukora kuri wordpress.com na .org. Kandi ikindi abantu bakunda kwibaza, hari itandukaniro riri hagati ya wordpress.com na wordpress.org. Rero ibyo turaza kubibona mu masomo tugiye gukurikizaho. Mbahaye ikaze muze twige tumenye ukuntu twakora website mu gihe gitoya kandi mu buryo bworoshye. Byikorere, nanjye mbyikorere, tubashe kugera kuri byinshi. Murakoze cyane.